Ranuka ndagushimiye Mana y'imbabazi nyinshi, ndagushimiye Mana y'urukundo, ndagushimiye Mana itanga umugisha, ndagushimiye Mana isubiza, ndagushimiye Mana yo kwizerwa, ndagushimiye Mana yuzuye imbaraga, ndagushimiye Mana idahinduka. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, aka ni akanya keza ko kubana nawe, ko kubana nawe, ko kubana n'abumva ijambo ryawe, ko kubana n'abagutegereje, ko kubana n'abizera ijambo ryawe, ko kubana n'abagukunze. Mu izina ryawe Yesu Kristo, nyemerera ubwiza bwawe bane natwe, kuko Mwami Imana yacu ariwe Mana twiringira, ariwe Mana twizera, ariwe Mana y'ubuntu, ariwe Mana yuzuye imbaraga no gukiranuka. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwiza bwawe bane nanjye, kandi ubwiza bwawe bane n'abumva ijambo ryawe, ubwiza bwawe bane Mwami Imana yacu n'abitegura kwakira imigisha ituruka muri Kristo Yesu. Ubwiza bwawe bukomeze kwigaragaza kuri buri wese wizera ijambo ryawe Yesu, kuri buri wese wiringira izina ryawe Yesu, kuri buri wese wanejejwe no kugendera mu nzira zawe, kuko abagendera mu nzira zawe, abagenda mu nzira zo gukiranuka, abahabwa umugisha n'Uwiteka. Mu izina rya Yesu, urakoze Mana Data, kuko uri Uwiteka. Nuko Umwuka Wera abane nanjye muri aka kanya, Umwuka Wera abane n'abumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Umwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza, kandi Umwuka Wera aganza ayobora ategeke ubugingo bwanjye n'abumva ijambo ryawe bakizera izina ryawe Yesu. Mu izina ryawe rikomeye nimwo mbisabye mo nshima, amen. Nongeye kubasuhuza nshuti bakundwa b'Umwami Yesu, nejejwe cyane no kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'ijambo ry'ubuhanuzi. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagire neza nshuti bakundwa mukurikiye BTV muri aka kanya. Mu izina rya Yesu, Imana ibane natwe rero kandi tugire neza mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, ni wa mwanya mwiza wo kumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo, mu buhanuzi bw'ijambo ryayo, kubw'imbaraga, kubw'urukundo n'ubuntu. Umwuka Wera abane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma muri kumwe na Pastor Nkuzurwanda Jean Marie Vianney, uhagaraye Prophetic Ministry mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza rero. Divine Prophetic Ministry muri aka kanya n'umuyobozi wayo uri kubaganiza Pastor Nkuzurwanda Jean Marie Vianney. Imana ibaha umugisha. Turi kuri rya jambo duheruka kuvuganaho rivuga ngo bohoza gakondo yawe. Ni igice cya kabiri rero. Mwene data kandi nawe mushiki wanjye, birakwiriye kubohoza gakondo yawe, kuko gakondo yawe irahari, ariko Satani n'abadayimoni be barashaka gukomeza kuyigumana, ariko ntabwo Imana ibyemera, kuko Imana yaguhamagaye, kuko Imana ariyo yagutoranije, kuko Imana ariyo yagukunze. Ishaka rero kuko winjira muri gakondo yawe, nk'uko ubushize twaganiriye turi kuvuga uburyo Imana yahamagaye Yosuwa, Imana ikamuhagurutsa asimbuye Mose, nk'uko Imana yahamagaye Mose akarangiza igihe cye, noneho hagakurikiraho Yosuwa agomba guhindura amahanga 7 yari mu gihugu cy'i Kanani, aricyo gihugu cy'amata n'ubuki Imana yari yarasezeranije Abisiraheli. Mwene data mushiki wanjye, nawe hari ibyiza bimeze bite nk'amata n'ubuki cyangwa se by'umunezero biri imbere yawe, ariko abadayimoni babiyobaraye hejuru. Niyo mpamvu nongera kukubwira ngo bohoza gakondo yawe, bohoza ibyiza Imana yaguteguriye mu izina rya Yesu Kristo. Mbese nkanjye mbereyeho iki, cyangwa se ubereyeho iki? Ni iki cyatumye Imana ikurinda kugeza uyu munsi wa none? Ariko mwene data, cyatumye Imana ikurinda kugeza uyu munsi wa none, warwanye intambara nyinshi, n'ubu uracyazirwana, ariko nicyo gihe cyawe cyo kubohoza ibyawe, nicyo gihe cyawe cyo kwirukana
imbaraga zose no gukuraho gahunda zose za Satani mu izina rya Yesu, kubw'ubutunzi bwiza Imana yaguteguriye, kubw'umugisha Imana yaguteguriye. Niyo mpamvu uriho uyu munsi wa none, kugira ngo Imana ikugire neza. Bohoza gakondo yawe mu izina rya Yesu. Tujye gusoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 51, turahera ku murongo wa 19. Imana itugire neza. Tugeze ku murongo wa 23. Turi bwongere dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorento ba kabiri, ibice 10 ku murongo wa 3. Yesu adufashe. Kadusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 19, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 51 ku murongo wa 19, aravuga ngo, uri umwandu wa Yakobo ntameze nk'ibyo, kuko areba nze ry'ibintu byose, kandi Isirayeli ni umuryango w'umwandu we. Uwiteka nyir'ingabo niryo zina rye. Uri intorezo yanjye ndwanisha, uri n'intwaro z'intambara, kuko ariwe nzacagaguza amahanga, kandi niwe nzarimburisha ibihugu. Niwe nzavunagurisha ifarashi n'uyigenderaho, niwe nzavunagurisha igare ry'intambara n'urigenderaho, niwe nzavunagurisha abagabo n'abagore, niwe nzavunagurisha abasaza n'ingaragu, niwe nzavunagurisha abasore n'inkumi, niwe nzavunagurisha umwungeri n'umukumbi we, niwe nzavunagurisha umuhinzi n'inka ze zihinga, niwe nzavunagurisha abategeka n'ibisonga. Yesu atugire neza. Twongere dusome mu rwandiko rwa kabiri, ibice 10, Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Dusome mu izina rya Yesu, ibice 10 ku murongo wa 3. Abakorino ba kabiri, ibice 10 ku murongo wa 3. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima, kandi twiteguye guhora kutumvira kose bwo kumvira kwanyu kuzasohora mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Reka twongere dusenga Imana muri aka kanya keza cyane. Twongere kugirwa ubuntu bwo kuganira mu ijambo ry'Imana, cyangwa se ijambo ry'ubuhanuzi, dushingiye kuri aya ku ntego ivuga ngo, bohoza gakondo yawe. Mwami Imana yacu, Mana igira neza kandi Imana ishobora byose, Mana y'ubuntu n'imbabazi n'urukundo, kandi Imana igira neza abayikunda, Imana idukunda mu izina rya Yesu. Kano kanya twemerere kubw'ijambo ryawe tugiye kuganira, kubw'ijambo ryawe ribasha kubohoza ibyacu, kubw'ijambo ryawe ryuzuye imbaraga, kubw'ijambo ryawe ririmo imigisha yose, kubw'ijambo ryawe ritubohora rikabohoza ibyacu mu izina rya Yesu. Uyu mwanya nonaha, reka ijambo ryawe rigira umumaro ku baryumva, kandi rihindura amateka ku buzima bwa buri wese witeguye kumva ijambo ryawe, ukurikiye ijambo ryawe kuri BTV kano kanya, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Twatangiye tuvuga ngo, mbese Imana niki cyatumye yemera ko mbaho? Mbese Imana kugira ngo mbeho ibifitemo umugambi? Nibyo koko, kubaho kwanjye ni umugambi w'Imana, kubaho kwawe ni umugambi w'Imana, kuba uri uyu munsi wa none ni umugambi w'Imana, kuba Imana yaraguhaye agakiza kuntu ni umugambi w'Imana, nawe utarakakira ni umugambi w'Imana, kuba uyu munsi ugomba kukakira, kuko mu gakiza twahawe harimo ubuzima bwuzuye, harimo ubugingo buhoraho, harimo ubuzima bwiza, harimo kubaho
kutagira ingaruka. Uko kubaho kutagira ingaruka kuduhesha umunezero n'ibyishimo mu buzima bwiza bw'uyu munsi n'ubw'ahazaza kugeza iteka ryose mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none, haleluya, ntabwo Imana iri kuvuga ngo Yakobo niwo mwandu wanjye, ahubwo Imana iri kuvugana nawe mu ijambo ryayo kuko uri umwandu wayo, kuko uri umwandu wayo, kuko uri umwandu wayo. Niyo mpamvu Imana iri kuvugana nawe mu ijambo ryayo, iri kukubwira ngo mwana wanjye, uri ubwoko bwanjye, uri umuryango wanjye, uri ishyanga ryanjye, uri umwana wanjye, ndagukunda kandi uyu munsi wa none ndakubyaye. Haleluya. Imana nishimwe. Ni iby'igitangaza kandi ni iby'umunezero kuba Uwiteka arimo kuvuga ngo uri umwandu wanjye. Yesu ashimwe. Ntabwo uri umwandu wa Yakobo. Umwandu wa Yakobo bari Abisirayeli, ariko uyu munsi wa none wowe uri umwandu w'Uwiteka, kugira ngo umwandu w'Uwiteka byavuye mu bisa by'amaraso ya Yesu. Ubwo wamenaga amaraso yo ku musaraba, aho niho ukomoka. Mwene data mukuru kandi inshuti y'umwami Yesu, inshuti y'Imana, uyu munsi wa none ukomoka mu gisa cy'amaraso ya Yesu, kuko Yesu kugira ngo akubyare, kugira ngo ubeho. Twibutse neza ubwo yari mu gashyamba k'Igetsemani, aho yari ari Getsemani, ngo niwe wabiriye ibyuya bivanze n'amazi, arimo asenga yinginga Imana, aravuga ati Data, ndabona bikomeye kandi ndabona bitoroshye, iki gikombe kindenge. Ariko noneho ubwo yahishurirwaga abonye kuko icyo gikombe kimurenze, kuko yari yambaye umubiri wacu nk'uwacu, ndetse umubiri we wahindaga umushyitsi ufite ubwoba. Ariko noneho yibutse neza ko nta kindi cyamuzanye ari ugucungura itorero, ari ugucungura umwana w'umuntu. Aravuga ati Data, ni uko nshaka bwo bukushaka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo itorero arongera ribona mu biganza bye. Yesu ashimwe. Aho rero byari bikomeye, kuko nta muntu n'umwe kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi kuzageza irangiye wigeze abira ibyuya by'amaraso. Nta n'umwe. Aho rero muri ibyo byuya by'amaraso, ubwo yari ari kugise kugira ngo itorero rivuke. Haleluya. Ntabwo byari byoroshye. Ngira ngo ababyeyi babyara bari kunyumva cyane. Iyo bageze mu gihe cyo kubyara, muvandimwe, inshuti yanjye, aba ari ikintu gikomeye kandi aba ari ikintu kibagoye, kibaruhije. Ariko iyo amaze kubyara, haleluya, umunezero wuzuye kandi yuzuye ibyishimo n'umunezero kuko abonye umwana. Amena. Haleluya. Imana ishimwe. Rero aho ngaho niho Imana ivuga ngo, Yesu atugereza ku murongo wa 19 ngo uri umwandu wa Yakobo. Ntabwo uri umwandu wa Yakobo, ahubwo uri umwandu wa Yesu Kristo. Haleluya. Uri umwandu wa Yesu Kristo, wajyawe waturutse mu bisa mu maraso ya Yesu, aho ni wavukiye. Niyo mpamvu none uyu munsi wa none Imana ishimwe cyane. Ntabwo uri guteshwa agaciro, ntabwo uri gusuzugurwa, ntabwo uri kugawa, kuko uyu munsi wa none nk'uwacungujwe amaraso ya Yesu, nawe witeguye gucunguzwa amaraso ya Yesu. Uwacungujwe amaraso ya Yesu uyu munsi wa none ni umwana w'Imana, ni umwandu w'Uwiteka. Haleluya. Nawe witeguye kwakira agakiza uyu munsi wa none, ucyumvira ijambo ry'Imana, urahita uba umwandu w'Uwiteka. Yesu ashimwe. Kubw'ibyo rero, kuko amaze kuba umwandu w'Uwiteka, nawe witeguye kuba umwandu w'Uwiteka uyu munsi wa none, Imana iravugana nawe mu ijambo ryayo, iri kukubwira ngo uri intorezo cyangwa se uri igikoresho cy'Imana kigomba guhindura uyu munsi wa none gakondo yawe. Imana ishimwe. Muri byavuga ngo turi abasirikare benshi cyane, twabohowe n'amaraso ya Yesu. Amen.
twogejwe mu maraso ya Yesu. Turi abasirikare benshi cyane twogejwe mu maraso ya Yesu Kristo. Kubwo kozwa mu maraso ya Yesu no guhindurwa nayo, nawe ugomba guhindurwa nayo. Uyu munsi wa none Imana iravugana nawe mu ijambo ryayo icishije mu kanwa kanjye, mu izina rya Yesu iravugira mu kanwa kanjye, iravuga ngo uyu munsi wa none uri intorezo cyangwa se uri igikoresho Uwiteka agiye gukoresha mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi agiye kurwanisha kugira ngo uhindure gakondo, uhindure igihugu, uhindure gakondo yawe, kuko Imana Uwiteka, Imana Nyiringabo, hari ibyo ubona watakaje, hari ibyo ubona ugomba kwakira, hari imbaraga zirimo ziryamiye umugisha wawe, hari imbaraga zituma utanezerwa, hari imbaraga zashenye urugo rwawe, hari imbaraga zituma ababyeyi bawe bakora divorce, hari imbaraga zituma abana bawe baba basambanye, hari imbaraga zigukururira mu nyatsi zo kubura umugisha, wajya kwakira ibintu bigaci ibumoso, ibyo wowe bigaca iburyo. Nyamara ibyo byose hari imbaraga zirimo zikurwanya, zirimo zituma utakira umugisha wawe, hari imbaraga ziri gutuma ababyeyi bawe bagira ikibazo, hari imbaraga zikurwanya zigatuma udasinzira, hari imbaraga zikubujije umutekano. Ariko uyu munsi wa none ongera kwigirira icyizere mwene data mushiki wanjye, wongera kwigirira icyizere mu mutima wawe, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yakugize intorezo agomba kurwanisha. Ugomba kumenya neza uriwe, ugomba kumenya neza igituma uriho, ugomba kumenya neza icyatumye inda ya mama wawe itavamo, ugomba kumenya neza icyatumye bamwe batambuka, uyu munsi ukaba uriho. Mwene data mushiki wanjye, tekereza neza, ugarure ibitekerezo byawe. Waba wibereye muri karande y'ubusinzi, waba wibereye muri karande y'ubusambanyi, waba wibereye muri karande y'ubujura, waba wibereye muri karande y'amacakubiri, waba wibereye muri karande yo kurobanura ku bantu, waba wibereye muri karande y'igomwa, waba wibereye muri karande y'irari, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo hari igitumye ukiri uyu munsi wa none ugihumeka, ni ukugira ngo uhindure gakondo yawe, kuko Imana ubwayo iravangura umwandu wanjye. Yesu yapfira abari mu isi bose kubwo kumena amaraso yo ku musaraba, nibwo avanga abarushye mwese n'abaremere musange ndabaruhura, kuko ari igihe cyawe, ni igihe cyawe cyiza cyane cyo kwinjira neza mu Mana, cyo kugendera neza mu Mana, kuko umurenge ngo buri muntu wese mwitora wejejwe muri ryo. Mwene data mukundwa, ndakubwiza ukuri, hinduka mu mutima wawe. Imana iravugana mu ijambo ryawe rero ngo uri intorezo yanjye ndwanisha, uri intwaro z'intambara. Imana irakunezerewe cyane kugira ngo igukoreshe umunsi wa none, irakunezerewe cyane kugira ngo ikwamamaze, irakunezerewe cyane kugira ngo uyikorere, uyivuge, uyamamaze, uyirate, uyishime. Mwene data kandi inshuti mukundwa, Imana irakomeza ikaba ngo ni wowe igomba gucagaguza amahanga, kandi ni wowe nzarimburisha ibihugu. Yesu atugire neza. Hari amahanga, ayo mahanga yariyo mbese ni ayahe mwene data? Ayo mahanga biri kuvuga ni ayahe? Ntabwo ari ibihugu runaka, ntabwo ari iki, ahubwo nshuti y'umusaraba, mwene data mukundwa, warimo kumva aya magambo meza cyane. Imana ikaba yarakunezerewe ikakurinda, ifite umugambi mwiza uyu munsi wa none wo kugira ngo igukoreshe mu buryo butandukanye n'ubwo wakoragamo. Navuga ngo nka 94 mu gihugu cya 94 ahari mu Rwanda bari abakristo,
abandi bafite ayandi madini babamo. Iyo tuvuze amadini n'amatorero biratandukanye. Amatorero ni ayizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ariko hari abandi batemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Reka nivuge abemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Mwene data, buri muntu wese mu itorero agomba kuba wejejwe muri ryo, kuko impamvu wemera Yesu Kristo ugomba kujya buryo ki ugomba kugendana nawe. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 18 ku murongo wa 18 kujya ku 19, havuga ibyerekeye n'uko itorero rigomba kwifata cyangwa rigomba kubaho. Yesu avuga ngo 2 cyangwa 3 bateranye mu izina ryanjye, nzaba ndi hagati yabo, kandi icyo bazahambira mu isi no mu ijuru kizagihambiriwe, kandi icyo bazahambura mu isi no mu ijuru kizagihambuwe. Mwene data, dufite ubutware n'ubushobozi, haleluya, bwo kubasha gukora ibyo mu gihe duhagaze mu ijambo ry'Imana. Mana nishimwe cyane. Rero ubwo butware twahawe n'ubushobozi, hariho bamwe batazi izo mbaraga uko zigomba gukora, ariko ubwo butware bushingiye kuri ibi: guhindura amahanga. Ayo mahanga turi kumwe nayo kandi duturanye nayo. Yesu atugire neza. Aho uvuka abataramenya Kristo ni abanyamahanga kandi bakeneye guhindurwa nawe. Imana nishimwe. Abo ugendana nabo ni abanyamahanga kandi bagomba guhindurwa nawe. Abo uvugana ni ukuvuga ngo ayo mahanga rero muregeranye, ndetse harimo, Yesu ashimwe, harimo n'abatifuza kubaho, harimo n'abakubuza umutekano, harimo n'abatagukunda, kandi abo muregeranye ijya kurishera ku rugo. None agakiza kagomba gutangira imbere mu nzu wawe. Yesu nashimwe. Kamara gutangira mu nzu wawe, kakagera ku bavandimwe bawe, kakagera mu babyeyi bawe, kakagera mu muryango wawe. Kamara kujya mu muryango wawe, kagatangira gufata abaturanyi. Kamara gufata abaturanyi, turi ku ijambo ngo bohoza gakondo yawe. Kamara kujya ku baturanyi, kakafata igihugu cyawe cyose. Mana ishimwe. Niyo mpamvu ngo amahanga akugose, amahanga ari kumwe nawe, amahanga muturanye, amahanga mugendana, inshuti muvugana n'amahanga. Yesu atugire neza. Biriko ikatubona nyuma y'amahanga ugomba noneho gucagagura ibihugu. Imana ishimwe. Ngo rero nzacagaguza amahanga kandi nawe nzarimburisha ibihugu. Mana tujye neza. Imana iritegura kugira ngo ufate imbaraga zose, usenye imbaraga zose, ukubite hasi ibintu byose, kuko ibyo ngibyo duhereye mu muryango wawe. Navuga ngo hari Imana basengaga, kandi izo Mana basenze hari igihe zaba zirimo kukurwanya, cyangwa se hari igihe ibigirwamana basenze ibyo ngibyo byaba biri gutuma utabasha kugera ku ntego yawe, ndetse ukabura amahoro. Kubumvise ijambo, ku buhamya nigeze mbaha, nabwiye uburyo narwanaga n'abadayimoni bo mu miryango yacu. Abadayimoni muzakwakira umugisha Imana yampaye, ariko ndwana nabo kugeza igihe habonetse ubutsinzi buturutse mu mbaraga z'amasengesho
mbiheshejwe n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo rero arimo imbaraga zibasha gusenya imbaraga zose z'umubi. Niyo mpamvu ubwo uri umwandu w'Uwiteka ubiheshejwe n'amaraso ya Yesu, harimo imbaraga zibasha gusenya no kurimbura imbaraga z'umwanzi. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugire neza. Imana igakomeza ikaba ngo ni wowe nagurisha ifarashi n'uyigenderaho. Imana itugire neza. Abagendera ku mafarashi ni bantu ki? Cyangwa se bafite imbaraga ki? Umuhanuzi Yeremiya arimo ahanura bigendanye n'igihe cye, yabonaga neza ko hari abantu bagenderaga ku mafarashi. Bari bantu ki? Abo ngabo bagaragaraga ari abasirikare bakomeye b'Abanyababuloni, bari bafite ubushobozi bwo kubasha kurwanya no guhagarika cyangwa se no kuvogera ubusugire bw'ubutaka bahawe n'Imana. Babasha guhagarika cyangwa se gufata ibyiza bari baraherewe mu gihugu cyabo cy'amasezerano. Ariko uyu mwandu wa Yakobo, haleluya, Imana yari yarasezeranije umugisha. Yari yarabwiye ko ari igihugu cyabo. Yari yarabwiye ko bagomba kugituramo bakarya ibyiza byaho. Nubwo bari barasubiye inyuma bakava mu byizerwa, Imana irongera ibagira neza, irongera ibagarukaho, iravuga ngo ni mwebwe mwandu wanjye. Haleluya. Waba waraguye mu mutima, waba waracitse intege, waba utagifite ibihe byiza byo gusenga, ariko ijambo ry'Imana riraguhumuriza umunsi wa none, kuko uri umwandu waturutse mu maraso ya Yesu. Haleluya. Kugira ngo ugirirwe neza n'Imana. Imana igufitiye icyizere uyu munsi wa none. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo watakaje, haleluya, Imana igiye kubikugarurira kandi irabikuba kabiri. Niba Yobu yaramukubiye kabiri kuko yahuye n'ikibazo muri Yoweri, ngira ngo ni ibice 24 na 25, hariho ngo iby'inzige na kagungu byariye zangabo n'abateje uyu munsi wa none. Haleluya. Ngo ndabibakubira kabiri kandi ngo nzagusha imvura y'umuhindo. Uwiteka yagiye kugusha imvura y'umuhindo. Habeho umwero udasanzwe ku buzima bwawe, umwero udasanzwe ku buzima bwawe. N'izindi mbaraga z'Imana zijya kugaruka ku buzima bwawe kandi ukongera guhabwa umugisha biturutse kubw'urukundo Imana igukunda mu izina rya Yesu. Kuko ari umwandu w'Uwiteka, hari wavuye mu bisa by'amaraso ya Yesu. Uyu munsi wa none mwene data, waba utarakira agakiza, ariko Imana igufitiye icyizere. Imana igufitiye icyizere. Imana igufitiye icyizere kandi igufitiye urukundo, kuko yatanze Yesu nk'impongano ku buzima bwawe ndetse nk'impano ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu niwe Imana igiye gukoresha. Iravuga ngo Uwiteka akomeza akavuga ngo rero kubwayo wagendera ku magare cyangwa se izo ngabo zikomeye. Imana itugire neza, zigenda kuri ayo magare. Yeremiya yabibonaga mu iyerekwa, akabona n'ingabo zigendera ku magare, ingabo zifite imbaraga, ingabo zifite ubushobozi. Ariko izo ngabo yabonaga ntabwo zari ingabo zisanzwe, zari ingabo zikomeye. Ariko Uwiteka Imana nyir'ingabo uri muri twebwe arakomeye kurusha ingabo turimo kurwana nazo. Izo ngabo Yeremiya yabonaga ntabwo zari ingabo zisanzwe, ahubwo zari ingabo zagombaga kurimbura ubwoko bw'Abisirayeli. Uyu munsi izo ngabo zishaka nawe kukurimbura no kurimbura umuryango wawe no kukubuza kuba amahoro no kugubwa neza, nta zindi ni abadayimoni. Yesu adufashe kandi Imana itugire neza. Yabakomeza katubwira ngo
ngo nzavunagurisha igare ry'intambara n'urugendo, niwe nzavunagurisha abagabo n'abagore, niwe nzavunagurisha abasaza n'ingaragu, niwe nzavunagurisha abasore n'inkumi, niwe nzavunagurisha umwungeri n'umukumbi we, niwe nzavunagurisha umuhinzi n'inka ze zihinga, niwe nzavunagurisha abategeka n'ibisonga. Yesu atugiriye neza. Ahari nakomeje kwibanda nerekeza ku bantu, ariko reka nkubwire neza kuko abangaba bibiri kutubwira n'abantu, ndetse ndajya ngo usobanure neza, 99% Satani akorera mu bantu, 1% Satani akorera mu bindi biremwa, ariko 99% Satani akorera mu bantu, kandi 99% Imana ikorera mu bantu. Haleluya! Icyo kintu kimenye. 99% Satani akorera mu bantu, kandi 99% Imana ikorera mu bantu, kandi ikanabakoresha. Satani akora mu bantu akabakoresha, kandi Imana ikora mu bantu ikabakoresha. Ariko kuko nawe Imana yiteguye kugukoresha, iragira ngo uhindure aba bantu. Ntabwo dusengera abantu kugira ngo bapfe, ahubwo dusengera abantu kugira ngo babeho. Ntabwo dusengera abantu kugira ngo babure umugisha, ahubwo dusengera abantu kugira ngo bahabwe umugisha. Mana dufashe kandi tugire neza. Dusengera abantu kugira ngo bakire umugisha, dusengera abantu kugira ngo bakire abazima, dusengera abantu kugira ngo bahabwe umugisha. Niyo mpamvu ndahangaha mbabwiriza ijambo ry'Imana kandi mwingingira kugira ngo mubohoze gakondo zanyu. Haleluya! Yesu atugire neza, kandi Imana iduhe umugisha. Imana itunezeze kandi twiteho. Nkuko twasomye amagambo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorento ibice 10 ku murongo wa 3, yavuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu, ntabwo turwana mu buryo bw'abantu. Haleluya! Yesu nashimwe. Kandi Imana itugire neza, ngo kuko intwaro z'intambara zacu atari nk'iz'abantu. Amina. Nakomeje mbabwira bene data, twebwe ntabwo turwanisha ibikoresho byakozwe n'abantu, ahubwo intwaro zacu ntabwo ziteye nk'iz'abantu. Oya, intwaro zacu ni iz'umwuka. Izo ntwaro z'umwuka, haleluya, nujya gusoma Bibiliya, ujya mu gitabo cy'Abefeso ibice 6 ku murongo wa 10, uhera aho ngaho urahasoma, uraza gusanga intwaro z'umukristo. Pawulo ngo mwambare intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi, mufite inkota y'iryo jambo ry'Imana, mufite icyuma gikingira igituza. Yesu ashimwe. Kandi mutwaye ingabo ariyo kwizera, mwambaye ingofero ariko gakiza, mwambaye umushumi ariwo kuri no gukira kuri, kandi icyo cyuma gikingira igituza nicyo gukiranuka. Bene data, mwambaye n'inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Pawulo yabibonaga gutyo, ageranije ku gishushanyo cy'umusirikare wo mu Roma, kuko niko abasirikare bambaraga. Ibyo yavugaga yabivuze yerekeje cyangwa se atanga ikigereranyo n'ibimenyetso ku musirikare, ko abivuga mu buryo bwo mu mwuka. Mana ishimwe. Umunsi wa none ntabwo intwaro zacu ari imbunda cyangwa n'inkota. Oya, ntabwo. Oya, ahubwo intwaro zacu uyu munsi wa none harimo ijambo ry'Imana.
Haleluya. Intwaro zacu harimo gukiranuka, intwaro zacu harimo kwizera, impano zacu harimo ukuri. Haleluya. Intwaro zacu harimo inkweto kubw'ubutumwa bwiza dufite turimo kubabwira. Ubutumwa bwiza bubohora, ubutumwa bwiza buguhesha umugisha, ubutumwa bwiza buguhesha ibyiringiro byo kuzabana n'Umwami Yesu, ubutumwa bwiza bwo gukura inzitizi zose ziri imbere yawe, ukakira umugisha Imana yaguteguriye, ukakira umugisha Imana yaguhaye, ukakira umunezero n'ibyishimo, ukakira ibyawe Imana yaguteguriye mu izina rya Yesu. Mpera Imana icyubahiro. Haleluya. Pawulo ngo nuko rero noneho kubw'ibyo ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, ahubwo izo ntwaro zacu zigira imbaraga, haleluya, zo gusenya no gukubita hasi ikintu cyose cyishyize hejuru kumenya Imana, ngo kandi dufata mpiri imbaraga zose, haleluya, tugacecekesha imbaraga zose. Dufite ubutware rero bwo guhindura ibitabashaga guhinduka, bwo guhindura gakondo yacu, bwo guhindura ibyacu no kugaruza ibyacu abadayimoni bafashe. Mpura n'abakristo benshi bagira ngo ati dufite ikibazo cy'imyuka mibi y'inyatsi, turabona ibintu tugakora ariko ntitwunguka, ntabwo dutera imbere. Ariko mwene data, ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, umwuka wera twahawe n'uw'imbaraga. Abaroma 8:14 ntabwo ari ubwonko w'imbaraga. Umwuka twahawe rero n'izindi mbaraga. Yesu ashimwe. Izo mbaraga nizo Pawulo yifokasingaga, arimo kuvuga, yibandagaho, arimo avuga ngo izo mbaraga zibasha, haleluya, kurimbura no gukubita hasi. Yesu ashimwe. Nizo yavuga ngo turi intorezo, tugomba no gusenya. Hagaramutse muri osorite y'amaraso ya Yesu, hagaramu utwaro bw'amaraso ya Yesu, usenya imbaraga zose, uhereye aho uvuka aho ngaho, uhereye aho uvuka aho ngaho, muri gakondo mu muryango wawe, uhereye aho ngaho wisengera ubwawe. Numara kwisengera ubwawe, niba uri umugabo wisengera ubwawe, niba uri umugore wisengera ubwawe. Numara gusenga uri umudamu usengera umugabo wawe, numara gusenya umugabo wawe usengera abana bawe. Haleluya. Ukomeze usenga, ushwanyaguze, urimbura imbaraga zose z'umwanzi, kuko intwaro turwanisha si nk'iz'abantu, zigira imbaraga imbere y'Imana. Ariko iyo duhagaze mu maraso ya Yesu, Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Izo mbaraga nizo twahawe, kuko turi intorezo cyangwa se turi intwaro Uwiteka arwanisha mu ntambara. Kuko ni igihe turimo ni igihe cy'intambara, ntabwo ari icy'amahoro. Satani ntabwo asinzira n'abadayimoni be, natwe ntabwo tugomba gusinzira. Dufite afande mukuru wa Yesu Kristo w'i Nazareti, warangije byose ku musaraba, niwe ukuri imbere, yiteguye kukuyobora no kukurwanirira. Wowe mwiringire kandi umwizere, urabona ubutsinzi buturutse mu maraso ye. Mana nishimwe. Umaze iminsi ku musozi, mu bigeragezo bitandukanye, ariko urimo uracika intege. Wicika intege, ahubwo subira mu imbaraga, wongera kwizera bundi bushyashya, wongere gukomera mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo ari kumwe nawe kugira kurwanirire. Bohoza gakondo yawe, bohoza gakondo yawe, bohoza gakondo yawe. Wa musore we, senga uhagaze mu ijambo ry'Imana.
aribwo buhanuzi butavangiye. Yohana 15:7 Yesu aravuga ngo amagambo yanjye naba muri mwe namwe mukaba muri nge, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ninde ushobora kubura cyangwa se ushobora gutakaza icyo Imana yamugambiriyeho? Oya, Uwiteka Imana nyir'ingabo ashaka kumwizera biciye mu ijambo rye yasezeranyije abamukunda. Ikibazo ni uko udahagaze mu ijambo ry'Imana, ariko hagara muri ryo ubohoze gakondo yawe. Nibavuga ngo saba icyo ushaka cyose nzakiguha, ntabwo Imana yacu ibeshya, kandi Imana yacu ibasha gukora byose nk'uko tuyizeye kandi tuyiringiye. Muri uyu mwanya mwiza ndakwingingira kugira ngo wongere ugaruke neza kandi uhagarare neza. Hari ibyo urimo kugenda utakaza, hari ibyo urimo kugenda ubura, ariko akira ijambo ry'ihumure. Imana iri kuvuga ngo nzabana nawe kandi nzakurinda, nzagendana nawe, aho uzajya hose nzabana nawe, kandi nta kintu na kimwe cyaguhagarara imbere mu gihe cyawe cyo kubaho kwawe kose. Ariko icyo usabwa, itondere amategeko cyangwa se ijambo Yesu yavuze, urikurikire, umukurikire, wumve ijwi rye, umwiringire kandi umwizere, kuko ari igihe cyo kwakira ibyiza biturutse kuri we uyu munsi wa none. Mu izina rya Yesu, Imana ifite umugambi mwiza, igufite umushinga mwiza, kandi uwo mushinga mwiza kugira ngo uzawugereho cyangwa uwubone, banza ufate igihe usenga Imana, wegerane nayo, soma ijambo ryayo, wihane ibyaha byawe, ugendere mu murongo mwiza, ukore ibyo gukiranuka, ugire ishyaka mu mutima wawe ryo gushaka Imana no kuyinginga, utange igihe cyawe imbere y'Imana, kandi ugire umwete wo gukora imirimo yo gukiranuka mu izina rya Yesu. Aho ngaho Imana izakugirira neza kandi izaguha umugisha mu izina rya Yesu. Ngiye kugusengera Imana igushyigikire, kandi Imana iguhe kugubwa neza, wishimane nayo, unezeranwe nayo mu izina rya Yesu. Reka ngusengera Imana kano kanya mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, Imana igira neza kandi ishobora byose, ndagushimye kubw'amagambo yawe, amagambo meza y'ubugingo, amagambo meza y'umunezero, amagambo ahesha uwizera gukira, kandi agahesha uwizera wese guhabwa ubundi buzima bushya mu izina rya Yesu, akamenya neza icyo wamushyiriyeho n'icyatumye umurinda kugeza uyu munsi wa none. Mu izina rya Yesu, reka Mwami Imana yacu habe impinduka idasanzwe ku buzima bw'abadamu, ku buzima bw'abagabo, ku buzima bw'abasaza n'abakecuru ndetse n'abasore n'abakobwa. Mu izina rya Yesu habeho impinduka, kuko Data hari ibyo bakeneye kandi bagomba guhabwa nawe. Urakoze Mwami Uwiteka Nyir'ingabo, gira neza buri wese wakiriye amagambo yawe, ugire neza buri wese wakiriye Mwami Imana yacu ibyo kurya by'ubugingo, ibyo kurya by'umwuka, mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze kuko uri Imana igira neza, Imana ishobora byose kandi y'ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi. Urakoze kuko ugiriye neza buri wese wakiriye amagambo yawe mu izina ryawe Yesu, amen. Telefone yanjye ni 07830 wambona kuri WhatsApp, kandi wakurikira na YouTube yanjye Prophecy by Pastor Nkunzu Rwanda PPN. Ikindi mbarizwa Igahanga niho Divine Prophetic Ministry ikorera. Unyeneye ko dusengana Imana, wambona kwa kabiri mu masaha ya 5. Imana igufashe kandi guha umugisha, kandi Imana ikwibuke mu izina rya Yesu.
Imana ikomeze kubarinda no kubagira neza. Imana ikomeze kubaka no kubakomeza. Imana ibahe iby'imitima yanyu yifuza, kandi Imana ibarengere, Imana ibiteho, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.